Ni ibicika cyane ku murongo y'imbere y'urugamba ndetse bigaragara neza yuko bigoranye kandi bihenze kuza korohera FARDC ikomeje kwiyubaka cyane kugira ngo ifate uburyo bwo kuba bakwigaruza ibice M23 yafashe ndetse kuri misiyo ikomeye amaginga ya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bayo biragaragara yuko baba basa nkaho bataye umutwe cyane bitewe n'uburyo M23 yabatatse. Ubu tuvugana bikomeje kugaragara neza ko kuva ibi bice byafatwa bisa nkaho bifite icyo bivuze kuri axe ikomeye ya Tanganyika Baraka, bigaragara neza ko M23 yaba ariyo nsinzi yabifashe yo gukomeza gucunga umujyi wa Uvira, ndetse ibikanayohera gufata utundi duce ikaba yagira mu ntara ikomeye cyane ebyiri ziri muri gahunda ikomeye cyane yo kuba zakwinjizwa mu bugenzuzi bwa M23. Bavuga nk'intara ya Tanganyika ndetse n'intara ya Katanga. Ibi byose biri kuba ku kintu gikomeye cyane iri huriro rya AFC ryakoze ryo kugenda rikuramo ama-axe meza y'imirwanire ndetse igafata imijyi hatabayeho imirwano ikarishye kugira ngo ihitane abaturage benshi. Ibi rero bikaba byatumye abafatanyabikorwa ba FARDC bamwe bahura n'ikibazo gikomeye maginga ya byabagoye cyane ku rwego rwo hejuru, aho n'ubundi basa nkaho bacitse intege. Nakubwira nk'ingabo z'u Burundi FDNB zisa nkaho zibona ko ibyo ziri gukora nta musaruro ndetse nta n'umumaro zifitiwe, kuko abenshi bamaze kuva ku mirongo y'imbere y'urugamba ndetse bagaragaza ko n'ubundi ntacyo bibamariye nyuma yaho bateshejwe agaciro bakafatwa nk'abasirikare b'igihugu batavukiyemo, bakambara impuzankano z'ihuriro rya FARDC ndetse bigasa nkaho bibatesheje agaciro nk'ingabo z'u Burundi. Ibi rero bikaba byatumye bamwe muri bo bivumbura kubona hari abaturage bagiye babitangaza mu gihugu cy'u Burundi, kuko aha duherereye n'ubundi bigaragara neza ko hari ikibazo gikomeye cyane, kuko basaga nk'abavandimwe nyine, abenshi ni abavandimwe, barasabirana barahura, kuko nakubwira yuko abaturage benshi baba mu bice by'u Burundi bahahira cyane muri ibi bice n'ubundi bisa nkaho byegeranye, ni nk'abavandimwe muri make. Bo bakabona ko gukomeza gutakariza amaraso mu gihugu kitari icyabo bikaba byabaciye intege maginga ya bakaba bafashe umwanzuro ukomeye wo gusa nkaho bareka gukomeza kwicirwa mu mirwano idafitiye inyungu abaturage, ndetse bakaba bagaragaza ko nta n'icyo barwanira maginga ya. Rero nakubwira ko ino Tanganyika Baraka yabaye urufunguzo rukomeye cyane rwo gutera urwikango ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, no kuba biri buborohere gukuramo ino axe nanone ikomeye cyane bita Fizi Kahemi. Maginga y'ubwoba ni bwose, abasirikare bisunitse inyuma bavuye mu mujyi wa Baraka, bigaragara neza yuko bafite ubwoba nyuma yaho n'ubundi imisozi miremire iri muri utu duce ino musozi wa Pemba na Mitambwe byabaye urufunguzo ko teritwari ya Fizi yose iri buhita ijya mu biganza bya M23 mu buryo buyoroheye. Noneho izi axe nibazifata birahita biborohera guhita bajya mu ntara ya Tanganyika binjira Katanga, bihita birangira aferi ihita irangira. Byamaze kugaragara ko n'abaturage bamaze kubona ko ubuyobozi bw'iki gihugu nta gahunda bufite, kuko niba abayobozi barahunze urumva abaturage bo bakabaye barahunze kera, kuko ntaho byigeze bibaho maginga ya abayobozi abenshi batari mu bikorwa abashinzwe baherewe akazi bahunze bafashe utwangushye. Ubu rero igiteye ubwoba cyane gishobora guteza impfu nyinshi n'abasirikare bakomeje kuzanwa mu mujyi wa Karemi, aho bakomeje kubarundiramo kugira ngo bazasubize M23 ndetse
bigaragara ko bamaze kwitegura ko M23 niza noneho hazabaho imirwano karundura. Niyo mpamvu tubihanze amaso, bikaba bigaragara neza ko bishobora kuzateza ikibazo cyane, noneho abaturage bagapfa ari benshi, ndetse n'urugamba rugahindura irange nihatabaho uburyo bukomeye M23 yagiye ikoresha bwo gufata imijyi hatajemo imirwano ikomeye. Reka tubihange amaso. Twari twiteze ko mu mujyi wa Uvira hazaba haca uwambaye, ariko wabonye ko M23 yarafashe umujyi neza, kandi noneho bikaba M23 yarafashe ubwirinzi bukomeye, yarazigerageje kuzana amato y'intambara akomeye. Maginga ya ikaba iri kubaka uburyo bwa communication, bisa nkaho bamaze gukora ubwirinzi mu bice bigiye bitandukanye aho bagiye bafata. Maginga ya rero biragoye, biranakomeye cyane kuba ihuriro rya FARDC ari cyo ryakora kugira ngo rigire icyo ritangaza mu byo rikora byose, ndetse rigire n'icyo ryatunganya mu buryo bwo gukosora imirwanire. Hari uburyo nari nabonye bwari bukore operasiyo zikomeye cyane zigatuma abenshi bagira icyo bakora, ariko maginga ya n'ubundi icyo nakubwira nuko ubu ngubu ikintu gikomeye cyane kandi kigoye ari ukuba bafata ibice M23 yafashe, kuko biragoye cyane, byanaza kuyihenda cyane ku rwego rwo hejuru. Maginga ya rero umutekano mu bice bigiye bitandukanye uri kugenda ubonekamo gake gake. Nakubwira ko maginga y'abaturage bo mu Minembwe batangiye kujya za Uvira guhahirayo mu bintu bitashobokaga cyane. Ku munsi nk'uyu wa Noheli umwaka ushize byari ibicikaho abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batari bemewe no kujya kuvoma amazi kuri robine, ariko maginga ya urabona ko hari icyizere gishobora kuba cyagira icyo gitanga, kandi nacyo cyizere bamwe mu baturage batuye muri ibi bice bose bakomeje gushaka, aho abo mu bwoko bw'abafurero batajyaga bajya indizi nabo bamaze kubona ko n'ubundi imibanire yaba ari myiza, ndetse hakabaho urukundo mu nce zitandukanye. Ubu maginga ya rero hari ikigaragaza neza ko bishobora kuza kuba byiza, ndetse bikazanatanga n'icyizere bitewe nuko M23 ubona ko ibice yagiye bishyira ku murongo, abaturage bagasubira mu buzima busanzwe, ndetse bimwe na bimwe impunzi zikaba zimaze kugenda zitahuka, kuko hari impunzi zitari zaza zikomeje kuba ikibazo zahungiye i Burundi, ariko maginga ya n'ubundi bari bagiye bipushinga bajya mu tundi duce tutarimo intambara, bagiye bavayo. Abari bagiye ku ruhande rwo mu Rwanda nabo baratahutse, bigaragaza neza ko ari umusingi w'ibyiza, ndetse uno munsi mwiza w'ivuka rya Yesu bishobora kuba ari ibintu byiza cyane, bishobora kuza gutanga icyizere, wenda hakaboneka n'agahenge, hakabaho ubwumvikane. N'ubwo mbona Kisekedi na Neva bakomeje kugenda ngo bapanga gahunda zo gusubiza M23 inyuma, ariko ino M23 kwisubiza inyuma bishobora kuzagorana cyane ku rwego rwo hejuru. Nge nari nzi ko n'ubundi bari busubira inyuma bitewe n'uburyo bongereye imisada, bakongera n'intwaro ndetse n'ibikoresho bikomeye. Numvaga n'ubundi bitazigera byorohera iri huriro rya AFC risa nkaho rifite abasirikare bake, ariko bagaragara ko ari abasirikare ba kinyamwuga. Icyo nagutangariza nuko ingabo z'u Burundi zizi imirwanire, abenshi bumva ko ingabo z'u Burundi zitazi imirwanire zirayizi cyane, ndetse ahubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babona ko ibyo barwanira atari byo, bagasa nkaho barambika intwaro hasi, bagasa nkaho bitabareba, kuko n'ubundi babona ko ibyo barimo nta mumaro, kuko hari abagira ikibazo. Urumva mu mirwanire impande zihanganye ntago habura abakomereka cyangwa bapfe, ni ku mpande zose. Ntihazagira umuntu bashuka, kuko imirambo turayibona tuyicaho umunsi ku munsi, ariko mu bigaragara benshi babona ko n'ubundi gukomeza kumena amaraso nta nicyo banayamenera, bisa nkaho byabaciye intege mu bigaragara. Ubwo rero
n'ubundi gahunda ya mama 23 icyo nabatangariza n'ibyo nge ndi kubonera kuri tere, nta gahunda yo kurambika intwaro hasi nk'uko abenshi bari babyiteze ko mama 23 ndetse n'abaturage bakajya mu myigaragambyo, bo bamaze kubona ko icyo bashaka bagomba kugikora bakakirangiza hatabayeho gushidikanya na gukeya. Niyo mpamvu magingo aya bigoranye cyane kuba iri huriro rya FARDC ryaza gukora mu jisho mama 23, biragoranye cyane kandi birahenze. Magingo aya ubwoba ni bwose mu biturage kubera ubwinshi bw'abasirikare. Nakubwira ko nka Baraka amakampanye ariho abasirikare basigaye ariho birundiye, aho bita amakampanye ni quartier yo iri mu mujyi. Ubwo rero magingo icyo nakubwira nuko abaturage benshi bashize mu ngo, nicyo kibazo gihari, batewe ubwoba n'abayobora. Ariko icyo nakubwira cyo nuko bigaragara neza ko aho mama 23 ifashe, abaturage batangira kubusohokamo gake gakeya bareba uko byifashe, kugira ngo barebe ko umutekano waragarutse. Ariko icyo nakubwira ko umutekano ni mukeya cyane, abaturage ni bakeya, ndetse abasohoka niba ariko ibintu bishobora gutanga icyizere nuko hari abaturage bari barahejwe mu mujyi wa Uvira, magingo batangiye kwinjira mu mujyi wa Uvira bakagenda bidegembye. Nicyo cyizere gihari gishobora gutanga intsinzi kuri mama 23, ariko bitari buze kuyorohera cyane kuko iri huriro rya FARDC rifite abasirikare benshi, bayishyize hamwe bakunga ubumwe, bakubita mama 23 ndetse bakayisubiza inyuma bakayirenza n'igoma abafashe kera, kuko iri huriro ririmo abasirikare benshi kandi kabuhariwe bazi kurwana, cyane cyane ingabo zaturutse i Burundi ndetse n'abahibu ba special force ba FARDC bazi iby'imirwanire, ndetse harimo n'abacanshuro bazi iby'imirwanire. Gusa ikiri kubura ni ubumwe muri bo bwatumye batabasha kuba bagira icyo bakora gifatika kugira ngo barebe uburyo ki basubiza inyuma uwo bise umwanzi ariwe mama 23. Ngayo nguko rero maginga ya saha iyi ngiyi nuko bihagaze muri ibi bice bigiye bitandukanye muri Sud Kivu. Reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana kandi mukomeze mugubwe neza. 23 yaba ifite ibikoresho nk'uko abenshi bari bazi ko nta bikoresho ifite, ndetse nanjye ndi muri abo ngabo numvaga mama 23 nk'umutwe w'inyeshyamba waba udafite ibikoresho. Ariko magingo ya byatunguye abantu atari bakeya cyane muri ibi bice, kubera yuko babonye ibikoresho karundura by'amato akomeye cyane ariko yo ku rwego rwo hejuru. Nibwo narindi bongana uko byagenda kose bitewe n'ukuntu yabonye, ngomba gushaka umwe mu basirikare akansobanurira uko bimeze, akambwira uko bwitwa, akambwira uko situwasiyo zabo uko bukora. Ariko nyine urabona ko imirwano yahinduye isura ku rwego rwo hejuru. Birumvikana ku ruhande rwa leta ni nk'izihe mpinduka bari gukora ku bikomeje kugenda bigaragara ndetse binaba? Ku ruhande rwa leta nakubwira yuko magingo byahinduye isura. Yego. Aho n'ubundi bigaragara ko mama 23 yabahamuye nyuma y'aho bari bakoze comeback. Rino huriro ukabona ko rifite igisirikare gifite gahunda ku rwego rwo hejuru. Yego. Byahaye umukoro ukomeye cyane iri huriro rya FARDC, ku buryo batangiye kugira urwikango kubera iba 23 uburyo yakoze akazi katoroshye. Yego ndabyumva Bwana Safari, kugeza ubu kubirebana n'abaturage bakoze imyigaragambyo barasaba kandi bakanagaragaza ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara ndetse binaba mu bice bitandukanye, bakavuga bati abazarendo bari batubangamiye, kuri ubu dukeneye ituze ndetse n'amahoro. Kubirebana na societe civile ni igiki batangaza? Societe civile cyo nakubwira cyo bamwe barumiwe, uziko benshi bari bahunze bari mu nkambi ya Zarumongi, ariko magingo hari abari mu duce tutarimo imirwano ihambaye,
za Kakomba, za Katembo, za Mahoso, utu ni uduce za Sibatwa, za Ruwako, utu ni uduce n'ubundi dusa nk'udufitemo umutuzo, aho hose ni muri teritwari ya Fizi. yego Na za Musambiya kuko ibice bisa nkaho birimo abawazarendo nyine ni za Marungu, uri kubyumva? yego n'ubundi bari muri ibi bice byegereye umujyi wa Baraka nyine, za Kinyekere, aha hose na za Mukangi hose, na Marindi na Mukunji, aha hose niho abawazarendo bakangitse, yego ndetse bakomeje kugenda abateza akaduruvayi basahura abaturage, ariko mu bigaragara abaturage bamwe bagiye kuri opozisiyo ya ba 23, navuga ko nka 4% bari ku ruhande rwa ma 23, yego kuko 50% nabo bagiye mu barahunze, bagiye bava mu bice bimwe, abandi barambuka bajya mu Burundi. Urumva rero 10% nibo basigaye kwambwa ko bashyigikiye iri huriro rya FARDC. urumva ko umubare ari mukeya cyane, kuko nakubwira yuko bamwe mu basirikare bakomeye bamaze kuvumbura ko isaha ku isaha batangazwa bakabamanika. Ni ibintu byateye ururondogoro ndetse byatumye abasirikare bamwe bakomeza kugira urwikango ko nab'isaha ku isaha bahura n'uva gusenya ku mategeko akomeye ya Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi, aho bavuze ko umusirikare uzajya usubira inyuma azajya yitwa. Unanyemereye twahita tubihuza n'ibyatangajwe na Brigadier General Idi Kapenda, noneho twabibwira abadukurikiye, noneho ugahita nawe ukomeza utubwira n'ibindi, kuko Idi Kapenda yabigarutseho mu buryo bukomeye. Ngewe icyo nagutangariza kugira ngo tuzabone network za internet biba bigoye, ariko ubwo nimba hari icyo wabonye we wavuga, mba navuze n'ubundi ibyo mba numvishije hano kuri tele tuba turi. Yego, rero Brigadier General Idi Kapenda aragira ati muhungu rugamba n'umwanzi w'igihugu. Umwe rero mu bayobozi bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ubutumwa bukomeye kandi butajegajega bugenewe abasirikare bari ku rugamba, aburira by'umwihariko abacika intege n'abashobora guhunga imirwano. Mu magambo yuzuyemo ubukana n'ubwiyemezi, General Kapenda yagize ati umunsi nzaba ndi ku rugamba nta n'umwe uzemererwa guhunga. Uzahunga si uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntashaka amahoro n'umutekano, ni umunyabyaha kandi igihugu ntikizamwihanganira ndetse ntikizamubabarira na rimwe. Aya ni amagambo rero yatanzwe mu gihe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tayari birazwi kandi namwe murabizi ko imirwano ikomeje kugenda ikomera mu bice bitandukanye. Kapenda arazwi cyane mu mateka y'igisirikare cya Kongo, yongeye gushimangira icyerekezo cyo gukomeza urugamba rudacogora, asaba abasirikare kugaragaza ubwitange no kurengera igihugu nta kwinyigira. Ubutumwa rero bufatwa na benshi nk'igisubizo gikakaye ku makuru amaze iminsi avugwa ku myitwarire ya bamwe mu basirikare bashinjwa guhunga urugamba, ibintu abanyapolitike n'abaturage batandukanye bagaragaza nk'ubyongera ubukana bw'umutekano muke muri iki gihugu. Mu ntego ye, General Kapenda yashimangiye ko kurinda ubusugire bw'igihugu bisaba ubutwaro, ubwitange, indangagaciro za gisirikare. Ashimangira rero ko uzanyuranya n'izo nshingano azabibazwa mu buryo bukomeye kandi akabihanirwa n'amategeko nk'uko biteganywa biri mu itegeko nshinga. Safari rero ngayo nguko nibyo General yatangaje. Ubwo nawe wakomeza tubwira n'ibindi ku zindi aksi ziri kuberaho ibijyanye n'urugamba. Magingo icyo nakubwira birakomeye cyane. Teritwari ya Fizi nubwo wumva aha kuri aksi ya Tanganyika Baraka hari imirwano, ariko nakubwira ko
mu misozi miremire naho imirwano ikomeje irimbanije. ho byagenze gute bwana Safari? nakubwira n'ubundi ku misozi miremire za Mikarati. Yego. n'ubundi ni ku ruzi rwa Rera rugabanya Mikarati na Mikenke. Yego. ku batahazi naho hakomeje kugenda naho hari imirwano. uru ruzi rwa Rera naho kubera yuko rwegeranye na Mikarati, kandi Mikarati ikaba igabana na Mikenke. urwo ruratandukanya Mikarati na Mikenke. Yego. nkaba nagutangariza ko ino Mikarati ari agace cyane kari karabaye indiri y'ingabo z'u Burundi. Yego. Amadubu n'intare bari babashije gusenya ibirindiro byabo. bari bakomeje kugenda bambanza baturutse kuri Pueze, aho n'ubu nabo bari babashwishurije. Yego. ubu magingo aya naho imirwano irakomeye. bigaragara yuko n'ubundi izi ngabo z'u Burundi nazo zikomeje kugenda zisubira inyuma. bigaragara ko n'ubundi byabashoreye, bikomeje kugaragara ko n'ubundi ubwoba bwabasaze, ndetse imisazi iri kugenda icangwa kuri ayo madubu n'intare M23 yaba ayafashe umwanzuro ndakuka wo gukomeza kumva ubusabe bw'abaturage, kuko numvaga abaturage benshi twari turimo tuganira bavuga ati M23 kuva abaturage bagaragara ko bafite gahunda, harimo ababashyigikiye, bo basaga nk'abacitse intege, ariko bakaba bazanye imbaraga nshya n'impinduramatwara bigaragarira buri wese ku mirongo njyarugamba. Kugeza ubu ku birebana n'igisirikare cy'u Burundi kubinjira muri iyi mirwano bashya, kugeza ubu bwana Safari wabitubwiraho iki n'iki kidasanzwe kiri gukorwa kuri ibi? Ikidasanzwe ni uko bo bashaka kugaragaza ko batariyo, kandi mu kuza n'ubundi baza ku manywa y'ihangu, baza bambaye unifomu z'u Burundi, bagera ku butaka bwa Kongo bagahabwa impuzankano n'ubundi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. ni cyo kidasanzwe kuko bo barashaka kugaragaza ko iby'iminuza bigaragara ko badashaka kwigaragaza ko bari ku mirongo njyarugamba kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, hari gukorwa iki? kuba batabishaka nyine nagusobanuriye, bo baraza nyine bagakora amayeri yo guhita bambara impuzankano za pasitese, kuko aho babashyikira, aho baruhukira n'ubundi bo bahita bakora n'imyenda yabo bagashyiramo iya pasitese. bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi abari kuzana abasirikare bari bamaze iminsi bari mu myitozo muri biriya bice bya Kibitoki, mu ntara ya Kibitoki. ayo niyo makuru nabasha kugutangariza, ndetse n'ingabo za Tanzania zaje ku munsi w'ejo bundi ndetse n'ejo hashize. Yego. nabo baje gutyo bahita babaha uniform za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu bwana Safari watubwira ko abanyatanzania bamaze kuza barangana gute? icyo nakubwira cyo bashobora kuba ari bataliyani nk'eshatu, bari muri bataliyani zigera mu 10. Yego. Kugeza ubu ibice badeployinze murabizi? abenshi bari Karini. Yego. ariko magingo ya nani Baraka hari bake bahagejeje. Yego, bwana Safari reka dusoreze ngacu gushimire cyane, ubwo urakomeza udukurikiranire ivyamakuru ugenda tugezaho izindi update. natwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri imwe Rudende ashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, wowe dukurikiye bwa mbere ufite sabone